abantu nkuko mubibona nari mbakumbuye ikindi soje abari mu nce zo hirya no hino agiye atandukanye ariko hari umudiaspora ngiye kugaya none aka kanya hari umudiaspora ejo bundi bamwe bamushakira umukunzi hari umudiaspora ejo bundi bamwe bamushakira umukunzi ubuno kuno kubaza kigato ntabwo ndabwikaze hari umudiaspora ejo bundi bamwe bamushakira umukunzi ngira ibibazo mubazaho bikeya turaganira ejo mbona yamborotse ese wa mukunzi ko ari naramubonye uzamubona ute kwamborotse bizakumarira iki se kuba utari kubona umugore washakaga rero ndakumwaje aho uri hose ikindi ndabakunda mwese nyine mudukurikirana mujye mutera commentaire murebe muvuge aho byapfuye aho byaguramye mumenye igitekerezo ushaka imiti yandi yongera igitsina ituma umuntu atera akabariro neza abakobwa batacimye nabo turabafasha abagore badagira amavangingo nabo turabafasha ibyo byose nyine n'ibitekerezo byatuma ingo zanyu zimera neza zigahagarara zigashikama neza byose turabibakorera kuri uyu munsi rero ngewe nitwa Fanny uri kubaganiriza wowe witwa nde byandika muri commentaire nawe uravuga nta kurangiza ngewe ndakurangiza ngaho ukomeza uvuga kuki utinda kurangiza kuvuga uvuga guswera nabi bakurongora nabi njye mvuze kuvuga bro wowe wumvisha gusa musore so turi kumwe imbere ya kamera turi kumwe n'umusore mwiza cyane musanzwe mumenyereye muzi ngo ni icyamamare wowe bita Satani kanya kusore bamwita Mr. Kayuki Mr. Kayusi bro ya Satani kanyoko uzatugenda ugisenzi wa musenzi reka nkubunuze Satani we ungenda uhari byinshi nageraho mvaho utazibesha ukiyongoza nyaguhamba nukaniza gucumura ako Satani ahanga urafi ikintu kikuzanye ni igiki dore ikintu kinzanye rero hari abantu bateye commentaire muri nyine bakajya bambwira nabi uwo muntu bamukuye ibitsi umuntu n'umutinganyi umuntu Satani yaramutwaye ngurongora abantu ngo bagasura ngo nzi yuko ngo watutse Satani none ikibazo kirari igiti uwo muntu ni wa Satani Satani konzi ko mufitanye bifu ubaye wa Satani mbwira abantu batera commentaire bavuga gutya ngo mani gusengere ibiki kuba yarututse Satani ariko reka mbabwize n'ukuri sibyo ku bantu badukurikiye sibyo ninde muntu ufana Satani sibyo Satani niwe kigeragezo cyane twese muri rusange ikindi Satani yatwikiye abacu yagiye atunyaga imitungo ikindi aranatwoshya tukanasambana tugacukurana ubwo butinganye ni nawe wanabuzanye tukumva biranaryoshye ariko ntandukanye n'abandi bigira imbici mani ukumva ntandukanye n'abandi bigira imbici ngo bambara ubusa hajya babitabandera andi batangizwa n'inyuguti hari umukobwa umaze iminsi wiyambika ubusa byadanje ngo yarakijijwe ngo ni uriya mukobwa wirirwa besha abantu ngo yarakijijwe ngo bamwita ndi harya ngo ni Jackie ngo ni Jackie toka ntukazajye uwerekana ubusa bwawe oya ariko bye ntago nyambikuye yarabanje n'amajaraza ariyandagaza sibyo agaragaza turiya tubere twe urumva araza ari akazigeza n'uturiya tuntu twe mbese twe turengerenge ko kugira ngo yerekane ko afite amatuza meza ko afite n'amaribora ahantu hose ngo yoroshye sibyo nyene bikagaragara nyene ko ari umuntu nyene ngo uri gushaka nyene ngo ibintu nyene ngo rukumva none se ko twari tuzi no muri neza ko ari imbici n'ubundi sibyo nibyo twe tumuziho nani mpamvu kugira ngo yigaragaze uko atari sibyo reka hiti ntago ari ngombwa ngo uyambike ubusa mani sibyo yeah of course ariko se kwiyambika ubusa hiti icyambere cyo ni ibikorwa sibyo kora ibikorwa ubundi bibwira abantu yabonye abantu bari kumuteraho commentaire bamubwira nabi abamuhamagaye bakamubwira nabi arangije ajya kubeshya ngo kwari kugira ngo bari baramuroze bamuroga iki se kuko ari kugira ngo ahari hose nakabeshya abantu ngo baramuroze ahari hose bose ngenda mwiziye neza bundi uri yabaye bakwiye kumurasa mu mutwe umva umuntu nkuriya umva umuntu nkuriya yabaye bakwiye kumurasa mu mutwe urumva umuntu ntambe n'abatinganye twebwe batinganye tuba dufite n'icyerekezo sibyo tuba dufite n'icyerekezo ariko se uburaya Jackie dushyigikiye abatinganye ko ariko se uburaya n'ubutinganye si bitandukanye namba batinganyi barafirana bakacumitana urumva sibyo wumva nyine ari byiza none se warazo ni bibi bari byose bari byiza byataye ikibazo mfite ni kimwe sibyo ubundi umuntu nkuriya bari kumushyira ku ipoto bakamuraza nk'isasu nyeshatu
uri kumva ubundi ibintu byo kwigira proud yabyo uri kumva Jackie hari amakuru mfite ngo ejo bundi iriya hiti bagusanze ahantu nubwo ntabivuze ntabyo mvuze ariko ejo bundi bagusanze ahantu Jackie kose nuko zari ujya kwiyemera beshya ngo warakishijwe ko wakijijwe ariko pana ibintu byo gukizwa imbere ya kamera inyuma ya kamera ukaburi noza ahubwo se atinya urusengero nkimbwa gusubiramo n'uriya yajya mu rusengero uriya ntabwo ajya mu rusengero mujya mwigaragaza uko abantu nkuriya mbagomba no kumugira inama sibyo ikintu kiba kinababaje nuko yiha abandi bagenzi be kumva ese kuki aba yarambaye ubusa agafata amafoto kayifotoreza mu cyumba kugira ngo bikunda rye hiti afate n'ingo azisenye arishisha abagabo na biriya bibero bye n'amafoto ese afite inyo nziza se Mr. Kayo ngiye kubaza ikibazo kimwe ko nzi ko urongora abagore karongora abahungu mfite ibitsina bibiri witujya kuyivugerera ko umuntu yambika ubusa kuri ya murongo uriya no kumurongora mu gutwi urumva namurongora mu gutwi no mu zuru no mu kanwa honyine ntago uriya namurongora habigenewe wapi n'ibyashoboka uriya muntu se wamwizera mani wabuzi havumbuka mwikisi abakunzi ba Fanny TV ndakeka muri kubira wabuzi umukobwa wiyambika ubusa kuriya aho twemeraho mfite amakuru yuko hari umugore ngo washatse kukwishyura ngo umupfubure bikarangira ngo bibaye ibibazo byarangiye ute gufata mu kaguru ngo bikarangira aho kwameye nk'umuntu arwaye paralize warangiza ukaza kubidiga gutubeshya imbere ya kamera ngo ngura umupfubuzi bivuge neza iyo mbwa yagufatije paralize kwa kundi urongora ugatinda no kurangiza ugasanga wahezemo none se giye byambayeho ryari amakuru yumvise gute narayumvise umugore mwiza umugore ufite umugabo nyine w'umuyobozi ariko navuze uwo mugore kuko byabayeho Fanny sibyo uwo mugore nge yarampamagaye tindi hano kuri news sibyo kuri Just Plus insangana no duceri miliyoni imwe y'amadolari Mr. Abeshya nayo yago nimbwa yagufatiye ni sandolari nakubeshya nimbwa yagufatiye ni sandolari nagira ngo numve kuvuga imbwa zamfatiye ibinya umubiri wanjye wose namukubise abaturo nka 3 yose abara hafi nyisaha uri kumva ngiye kuva biranga numva amaguru yanze kwihina twebwe ngiye makuru mfite nayangaya ubwo wowe utangiye utubeshya bimwe byawe nyine ngo uvuga ngo urapfubura kandi atari byo sibyo amakuru mfite ngiye yaranyibwiriye ngo kwiguzana abantu batubeshya imbere ya kamera bagiye uzana abantu bavugisha ukuri koriya twageze aha ngaha iminota 10 imbwa igahita imufata no kongera gutera bikanga ati wamuzaniraga iki aya makuru ngenda afite yuzuye ahubwo mbwira ukuntu ujya kugira gukinira ku bagore b'abandi jewe reka nkugize ukuri uwo muntu abikubwiye ubwo sibyo kwaro kugira ngo amugambanire urumva aguze n'undi muntu urumva uzajya umurangira ibiraka sibyo ubwo muntu azakwereke iyo video cyangwa kwereka iyo foto sibyo inafashwe na paralize nafashwe n'izo mbwa se ubundi uvuga kandi nawe wabyemeye ko zifashwe nazo oya nyene reka nkugize ukuri kuba ngewe ikinya nta muntu udafatwa n'ikinya mu buzima sibyo ngewe nafashwe n'ikinya ntabwo nigeze mfatwa n'imbwa sibyo ariko nanone nibice kinya cyaramfashe cyangwa izo mbwa zaramfashe sibyo nta video yakweretse ngo bihamye nawe ngo byemere ariko wowe wazanzaniye uwawe wizera ubwawe ukavuga uti noneho ngenda mbwaye nguriye uzanzanira uwawe umvuge ati noneho Mr. Kayusi nguriya stani kanye ko mbyaso nguriye ndamuguhaye mutikure byo byadanje nushaka umwonone uzi ko nzamucukura kageza ubwo no kuyagarika bizamunamunanira ariko ekende ntago ari icyo ngicyo gusa sere obaretse gato mbere kugira ngo ngire ikindi kintu mubaza nk'umukobwa dusubire kuri Jackie nk'umukobwa yambika ubusa kuri imbere ya kamera akaza imbere y'abantu akambika ubusa kuriya umukobwa wari we wese wo mu gihugu umuntu w'umwari wamugiriye inama uriya mukobwa inama namugira kugeza ubu ngubu kuko yanze kumva inama twamugiriye turi nk'abantu 10 yanze kuyumva nagume mu buraya pe urumva nagume mu ikindi kubuvamo byaramunaniye nuko nyine none se kucyabavuga ngo kubereka bavuga ngo byari bisazi ngo bari baramurose mbere yavuga ko ari hiti natanye kubeshya abantu ngo none se hiti no kugaragaza ubwambure akagaragaza n'amanyo ye akagaragaza buri kimwe cyose sibyo hari ibintu rega biba bigaragara ko biriya bintu bidafite meaning sibyo uriya mukobwa kwaro kugira ngo asaza ingo ziri hano hanze asaza abagabo bubatse bave mu byabo bongere batandukira ibihango bafite n'abagore babo yari afite intego ubundi uriya kari gatumwa kandi ikibazo ntago ari icyo ngicyo nawe ubwawe urya abagore b'abandi ngo uri kubapfura yewe rega ndabapfura ngo Jackie ngo yatwaraga abagabo b'abandi nawe ubwawe
urongora abagore b'abandi ubwo sinama wamugira yewe reka mubwize ukuri sibyo impamvu ngewe akazi kanjye gatandukanye n'akawe sibyo uriya mukobwa we yabikoze nk'umuntu urumva ufite yabikoze nk'umuntu ufite abari guhimana nabo n'abari guhemukira sibyo ngiye mbikora nk'akazi kandi nkabona amafaranga icyambere cyo nimba ngiye mpura n'umugore nkamutipura nkamupfubura byanyabyo sibyo mba ngira ngo iriya misonga nabiriya bizi byiritse hano mu kidagutya bisongonga ibivemo ubundi bitunguke ahumeke neza sibyo hari n'ukuntu umugabo wamusitereshije rwose yibereye mu kazi kumva yiviriye muri business ze akaza yinaniriwe sibyo ntabashe kugera imbere neza urakeka uko nguko utari gusenga inyungo z'abandi umupfubuye ejo akaza yagaruka buri gihe ugasanga rwa rugo atangiye kurusenya ubwo urumva atabusenya urugo rw'abandi ntago bigera kuri urwo rwego ahubwo barabana neza sibyo akazijya mu byaso iyo nangije kubikora nje nkabikorera umugore nkamufura byanyu namutse gusa sero ugiye kuzajya ubwira umugabo wawe gutya na gutya sibyo numwange kuko mufitanye isezerano kandi bizwi n'Imana kabisa ahantu hose sibyo no muri leta mwarasinye ibikumwe murasinya amabwiza aratangwa byanze urumva bitakaze nabi hari abantu bateye komanteri uwo muntu ngo naje kuzimu uwo muntu naje rute abandi ngo muntu ngo ndamwemera muri make bakwemera nyine ni bagenzi bawe gusa jewe oya kunyanga urumva kunyanga niyo mugisha wanjye sibyo aho kwa mugane ngo iri gutera imbere gira abanzi kandi nta muntu numwe utagira abanzi buryo utagira nabanzi nta nubwo ufite n'amahirwe yo gukundwa sibyo icyambere cyo mukisukuru mbwira umuntu uba kugiye makuru ngo jewe mba nabapfubishe kandi jewe mba bikoreye nyiri ubwite yaranyatse nimero yazawe nkaziguha nyuma akaza kumbwira ati wa muntu nta kigenda ariko wabikubwiye ahubwo uwabikubwiye nawe ubwe ashobora kuba yarayobye kubera ko yaraninaniwe icyambere cyo ntabwo azavuga ati cyakoze umugabo n'ucyo muri make yarambeshye yarakubeshye ko ari kugucabiranya kugira ngo umuze n'abandi bantu bafite akantu cyangwa umuhuze n'abandi bantu bari tayari sibyo kugira ngo ngembe ku isoko mve no kuri hit sibyo cyambere cyo ngembe bikora nk'akazi niko bimeze upfubura abagore bagapfubura n'abakobwa umutipuri tayari umutinganyi ndamucukura byanyabyo nkamusiga twatuvuta twatundi twahandi kugira ngo tworohe ndatumusiga ariko nawe mbona nega nawe mbona ntabwo bisaba ko gusiga amavuta ariko Fanny nawe umenye untinya we ndaguteye ngeneye abahungu pe utinya abahungu ndabatinya ugatinyuka abakobwa doraho ndi ariko nawe mfite amakuru ngo hajya guryo utwana tw'udukobwa tugenzi wawe yari muri ariko wabarya ute washaka kuvuga indimi wafatanya indimi ukazajya uzicomeka ukazihuza n'izabo ari biriya bintu nyine gendagira ngo mbwire uko nyine byarangiye wabigenza gute kuko ubu ngubu wanyihaye nanjye reka mwire sima cyawe usora muri ari amateka ko nyine n'iki ariko wajya gubarya ukajya abakobwa bagenzi bawe nkubaza ikibazo kimwe ushyuka ku munsi ushyuka inshuro zingahe ngewe se yewe umushukwe wanjye yuje urumva uraza ukaba wamara n'umwaka utarazi umunsi nyine iyo wazimye ubundi ushyuka kangahe ku munsi se oya ngiye shuka mu gitondo gusa iyo mbyutse biba birangiye kandi twacakiranye uri nk'umugore cyangwa uri nk'umukobwa cyangwa niyo waba uri umusore nanagucukura ngo wowe inyuma buri mu gitondo cya karitsiye saa 11 subuhi kaba kameze gutya ubu umuntu w'umutinganya aho ari hose mu gihugu icyo ari cyo cyose uri kureba kino kiganiro yazavugana nawe ngewe se ahubwo se urabona ntakeye ni gute utabwira nanjye oya ikibazo ntago ari icyo uri tayari kuba mwabikurikirana ngiye mba ni tayari uzajya ubabwira abantu ariko ngiye mbikora nk'akazi ntabwo icyambere cyo umuntu aba anakeneye no kwitamwo urumva agashaka n'izo mudu urumva kandi izo mudu zihabwa nande zihabwa nawe ubu ufite boyfriend nani girlfriend ngiye mfite boyfriend mfite na girlfriend bose urababera ntago mbabesha bose mbaho urukundo rungana yawe mbaho urukundo rungana amakuru dufite ko ari umusitari wigeze gucukura nawe umuhungu bamwitande ubwo nawe warabikoze uyuhe nubwo yamubikurikirana kugira ngo urenze ngo batazajya bamenya abagwani ngo yakubujije ngo atice izina rye nibyo uko byagenda kose buri wese aba afite amabanga ye sibyo ntabwo biba biri ngombwa ko mfata amabanga y'umuntu ngo nyishyire hanze 100% sibyo ngo abantu bayamenye nta n'ikintu bampaye kandi burya ibanga riranagurwa burya ibanga ni ikintu gikomeye cyane sibyo yemba nabitse amabanga y'abantu banjye sibyo kubika ibanga sibyo yego nubwo nawe yagiye anshyira ku karubanda cyangwa ntagire icyo amfasha bitewe na communication zanjye nawe ayo makuru ko ashyushyira ko numva ari hano hanze ari gutwika iyo video se wayinyereka
byavugiwe he oya ndafite simbivuze uzajya gushaka abantu ngo babivuze ugasanga ngo mwageranye ibibazo tukajyana muri ndabibitse ntabyo simbivuze nzabifunga sibyo nese Mr. Kayo hari umukobwa wayandikiye aravuga ngo ni umufana waragukunda cyane ikindi ni mu diaspora aba Australia ngo ashaka ko nyine muzahura ni umukobwa ntabwo ari umutinganyi nimba ari umugore simbizi ariko ni igitsina gore atu niba ari igitsina gore biroroshye cyane man I'm here for you nese ubwo ntabwo uzamushyira hanze ngo nawe wamuta oya ntabwo nese uwo nguwo nanamugira umu wife sibyo nanamugira n'umuntu unkora mutima mu bintu bya mbere afiteho ikibazo afite umugabo ariko ngo afite akantu kangana gutya ya baba yo je mfite bolo urumva kabiri ngo ni wani bullet ngo ntakina abashije ibyo rero nibyo bintu ngiye shaka kuzaca mu bantu kandi yabonye vuga ngo ufungura ashoboye ngo ufite ngo muhini ngo ngana mani azabikore nk'ubu testing ese ufite ingana gute yewe urumva urabona kino kiganza cyane kintu kingana sibyo ubundi ingana gutya cyakoze gutya tubeshya nambara ingana gutya nawe kuzayirirwa besha ariko nkwereke mbije muri kamera mbibereke wanyeretse se nkareba urebe wewe atari wewe mugore wanjye atari wewe girlfriend wanjye uragira ngo nyikwe je nakwereka bari kutureba wowe bereke igiza hino ubarebe igiza hino nimwemwe wan atangiye kuzireba sha kugira ngira imwemwe kugira ngo nyine ukora ibyo bintu ntabwo buri izi ni z'abagabo izi ntabwo buri kugira uko Fanny kombo n'ubumunga bimeze kombo n'ubumunga ndagutinya rega mama byibuze nako kwitama bimeze nk'ibisasu biturika nkavuga ati reka rero ariko usuninyira ikikonzi ko nawe utoroshera bro biraye boro yo buri uzi ko ucukura umuntu agasura imisozi nk'icumi ni izina ry'Imana ye arabona huye nawe ndamurongora fresh arambwira ati man iyi si n'ijuru ndabiguhaye none biri hehe amakuru dufite ngo hari abantu bari bagiye gukubitira uri ku mugore w'abandi ngo yagwamaga gukiraka ariko kujyana iwe utabizi ko ari iwe umugabo baramurabuye umugabo dore yari agiye gukorera impanuka hariya kuri 40 ariko za yiruka mu modoka ajasanga uragiye bese bagiye babarongora neza mandi bagiye babarongora neza sibyo bakareka kubesha yaramuka yibeshye gataka yarazanye muhini kuko yaragiye mu kazi ariko ibibazo ko yasaga kwepa dore impamvu bibaho sibyo impamvu bibaho nuko bari abagabo nyene ntago babashoboye ikindi baba barabasondetse baba bagaragara ku kantu bakagakofi sibyo ngo amafaranga ngo niyo yubaka yiga amafaranga nayo afite yitafara agira icyo akora ariko n'ubundi se amafaranga bakumariye iki kuba umugore wa yarya atamamarira utazi no kurongora utazi no gutera akabariro mani ku makuru atari ivumbi Mr. Kayo mbere y'uyu mwaka usibye ko yivuje no kazabibeshya wari urwaye nari ndwaye iki urwaye indwara yo kudatera akabariro neza aho wivurije usigaye ngo ariko ugiye kumera nk'abandi bambwira ngo ngwaye sida baranari arabajya bayimbwira ngo ngwaye sida nese sida singwara muzindi ndayirwaye ubundi no ku kinini bro kandi ufashe kinini nta nubwo wanduza ubu bikoreye man ikiganiro kiri kurebwa n'abantu benshi none se niba kireba hari icyo bitwaye bakireba ariko babimenye ko ndikumva byarangiye banwitse babucukura ntacyo bitayeho ndabacukura da none se byo nafashe imiti neza iyo mfashe imiti ntabwo nkwanduza iyo mfashe iyi miti yifatira igihe akisoza no kubutubeshya ako se mbabeshya iki kubera ko bari abantu bakubwira ngo ntago mbizi sibyo bandi ndamucukura byanyabyo reka mbwire aba bafana bacu hagira uzabigerageza Mr. Kayo naye azaje muri commentaire ambwire nimba ashoboye cyangwa adashoboye cyangwa se azamamagara oya azagufate video turi kumwe ibyo cyo guhamagara bakubesha ngo Mr. Kayo ngo ntagashoboye reka se bagiye kuzanyifungira oya ntazagaragaza amasura azafata ibice byo hasi gusa ahita yandika reba ukuntu ngana akabiri kanjye urabona koko ese ko ari imifupa wa mugani iri kugira urarani ntago bagomba amagani ubundi mbagomba guhura nabyo bijya mu bibyibushe bikumva muri bake abagore b'i Kigali bose arabibasiye twa tukobwa twamaneke ntago mushaka guhura baza babizi neza ko urwaye sida sida njyewe imfatira imiti igihe ntago njya nanduza ntago bipfa kwandura wapi
nta muntu njye nanduza rwose ariko ubundi se agakingirizo kamaze iki ntago kondomu zibaho kondomu ngo abakobwa b'i Kigali ngo ntago bagikoresha kondomu ngo zisigaye ngo zigira ngo zituma ngo buma icya kabiri ngo zigatuma ngo batumva uburyohe reba nk'ukuntu ubutose reba nk'ukuntu bumeze rero ntago ntose bro Mana babarire mu kamera mana twe yerekana ibibero byawe urebe ukuntu bingana nta bibero mfite oya reba ikibazo cyawe bitakakira kubona bamvariye reba ukuntu oya reka mbaze mubaze ikibazo uzi nkaho wakuma byuzi ijoro rimwe nkakwiyorosa mubaze ikibazo nta nubwo natuma uhumeka ni iki kintu turi hano ndukiya no kwitama ko mbona ni fondoti ni za ntuze wisize wapi dore ubukene bwarateye no sigaye nisiga amavuta ya make kaye nara cyangwa ubukene ngo bwageze ku nsya mu izina ry'Imana sigaye buzi kubada so ngiye uko ikibazo kimwe Mr. Kabiri ni iki kintu kibyimba kigahita gibyimbuka ku buryo cyahita kinabyimbuka iminota 5 kibyimba kigahita gibyimbuka ni igitsina cy'umugabo ahubwo se nawe nkubaza ni ikihe kintu ku mubiri w'umuntu gihora gitose uri kumva ku mubiri w'umukobwa ni ikihe kintu ku mubiri w'umukobwa gihora gitose uri kumva oya si no ku mubiri uri kuyumva sha ndakigusubiza utazi bagiza mise nyivumbura oya ngaho mbwira oya komeza ntabwo nambya neza oya wisumbeje oya mbwira ntumbeshe check mbwira oya tegereje kumva icyo kintu bageza na buraya bro cyambwira mani oya ne kuranda ibyo ngibyo akuzi ko mu minota itarenze 2 mba numva ubu ngubu bushoye bumeze nabi ubu turi kumwe gutya nuko ni imvura yaguye ariko ubu ngubu kudubika mu kigega cy'amazi ubu ngubu nkeneye urumva nkeneye umuntu unyigiriza fresh zibyo ahantu hose kabisa amakuru mfite ngo yago namwe mu bantu bari gutuma umuziki udingira bari gutuma umuziki udingira erega bafata umuziki bakugira comedy cya kabiri umwe umuziki nyine urumva bari kuwushyingura muri mwe bari kuwushyira ikibazo sha ibaze ariko nuzi umuziki wakorwa mbere mani Fanny yagaraza ngo ku bantu badukurikiye Fanny 250 mugende mubwire bari abantu bafata umuziki ariko wabahise bakubita ko niyo za kuri ku mirongo yawe ukabayereka imiziki nabo bari aba bana baba bari kuzamuka babeshya abantu bakaya ku ruhande hita bakubita umurongo none ahanga muri yandi umaze kugera ejo bundi bakubita umurongo mari bro bereka ko ari wasimbuye Jay Paul ya ibyo byoroshe se wallahi kuba dukurikiye iyi ndirimbo nyituye abakunzi n'abanzi ya urugendo rwanjye rwambanye rurerure murasabine kure mbona nibaza niba nanjye nzigiza mfite ubwoba yo kuvuka ni rimwe nk'uko amahirwe asa rimwe assalamu alaikum bafana banjye turi kumwe ni wa muhungu wanyuka yo umwami w'inzuki yibiti yafatse hamwe hamwe nyikubite tsuki nihirinze hiti nkiri muri nasari kindi nakoze ikigete ngo ntazicwa n'isari imihanda y'I Kigali nzi ishusho y'umusani naramutse kuko mbayeho kuganya gasani inoti n'imodoka nibyo muturishisha ariko abana banyu nitwe tubashimisha kwamamara n'inkuturu nose mu mabere batera imbere abaswa bavuga ngo ndumuhwe wanatangiye ibi bintu badashona ko bishoboka nagerageje njyana nyinshi sanga nibishoboka yashizemo vitesse ipina ryanjye riratobo kuko amahirwe rap kinyarwanda irahagoboka uzambura ndi gutarasa izuba ryanka inadatayo mbone mu miriro zapa uzambura ndi mu rusengero ndi kwambaza ara mbone ndi gukiringana maniga bamimara umva mubabwire ndamubwira bari abantu baza gukina na mizi ako uyu muziki bakina nabo bari baziki imana ni hari abantu arabatipe bari hanze aha nyine bafite impano ariko zitari kugaragara cyane ako akibaze talent yanjye ibaze ikibazo gihari ugasanga abantu bazwi nta n'ikintu kirenze mani kivuga nyine kizima bashyira mu ndirimbo ariko wumvise message irimo babanze banjye nabanditse mu gakarine kungirira ishari ntago wari neza none se inzozi zanjye zigomba kuzanyereka uwo nzaba we ari abantu bigo bavuga ngo Mr. Kayiki ngo tumuzi ngo Mr. Kayiki ariko se ni ngombwa ngo bamenye nihanga ni ngombwa ngo bamenye sindi no kubapfukamira ngo bamenye cyo mabaza nimba batakuzi batera commentaire ubundi se Mr. Kanyusi ninde niki tumuzi hiki akora iki Satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabya yaso wagwana ku muntu utazi iyo ndirimbo ahite ankubita
ingumi ku indirimbo ni ya Mr. Kayuki yamenyekanye ikindi kubitente bajya kuri YouTube igitente gikuru ni iki ngiki igitente gikuru nyirizina niki Mr. Kayusi mwami inzu kimwe mu mutiba ikindi bajye kuri YouTube bandike Mr. Kayusi bareba indirimbo yitwa Foromina nakoranye na Karufani bareba indi yitwa Cheers nakoranye na Fanny bareba indi yitwa Zabwande nayikoranye na Negije bareba indi ndi kumwe na Gisa cy'inganzo barebe n'indi ndi kumwe na Social Mura na Syntax ndetse na Mr. Kagame man ifite ibihangano byinshi ntacyo bazumbwiye bazemese sha ngo muzeme kandi basanga izo ndirimbo muzikunda ariko mukazamwirwa mutera commentaire ngo muramwanga ikindi kandi atababwiye nkuko bavuze ngo Mr. Kayuki ni iki muri rusange nuyemo cya mbere ni cyo kuzimu kwabatishoboye amumwana arira nyina niyumve mwisitagira impuwe yeah ubwo mwamazimi ngoma mubera igikoma ngoma yeah bazemera ya umusumwe bazemera wagwa no ikindi akuye umunsi turajya mu rugo none se kuba ndi umutinganyi ni umuhanzi ni umupfubuzi ntakina adakora ikindi afite ibitsina bibiri umuntu ufite amatsiko azamuhamagara ubundi babyivugiranira azaza ubundi atandaraza amwereka ntandaraze ngira gutya ubundi Fanny wenda we nka ngufashe muri aka kanya ikintu imisonga ya mbere namaza kugutera niyo kukwica mu bwonko urumva nkabanza nkaguhuwa mu gutwi karabaye sibwo ari bikujyanye wica abantu mu bwonko oya ni santima ndi kuvuga sibyo karabaye nako bari banyice dana mwiza rero nanyice gusa ndabakunda mukore subscribe like share ndetse na comment ikiganiro cyiza kigera ahantu hose umuntu ufite wawe wese ugera umuha link abirebe ubundi nyamuneka ni mubikore ndabura amasaha yonyene ubure nkabamonetize nyamuneka ndabakunda cyane ikiganiro cyacu nakagaruka ciao ciao